mbonde ngo urakumbuwe byadanje mva noneho numvaga nyine umutima uri kukumbaza cyane bituma nkwamagara nyine dupange unyita abasore ntabwo ari bari gufunguriza umva mani telefone n'ubu ngo sindimo no kuyikoza ariko akazi kari hano urakabona turapfa pe ubaza umukobwa ukiri muri bisi yewe ntituzayihurire njye nawe mani bigarahiriza ibyo nyine winjire mwaramutse neza rwose urahamwe n'abanyakorera ni ukuvuga ngo menshi hano ngakorera reception imbere ka document zanjye nabonye itangazo rivuga ko hano bari mu gutanga akazi nanje hara kuri reception yego araceceka neza document zanjye barambwira ati zamuka gutyo ukajyana mu muryango we gutyo ukasanga undi muntu muvugana niba ari wowe niba reka mbifurize ibihe byiza hamwe mwese mukurikiye gahunda zose za The Mind TV show. Kuri mikoro ni Tuyisenge Ezekiel. Nkuko rero musanzwe mubimenyereye tugenda tubagezaho amwe mu mateka cyangwa se ubuzima buranga abakinyi bakina muri The Mind TV show. Uyu munsi turi kumwe na bamwe mu bakinyi twatangira ku ruhande rw'ibumoso kugira ngo utwibwire amazina yawe kugira ngo abari kudukurikira muri aka kanya babashe kuba bakumva. murakoze amazina ni Mutoni ariko nyine yamaze kumenyekana ku izina rya Kesi. Nishimiye kubana namwe muri kino kiganiro. nitwa Yapani nk'ibisanzwe kuri The Mind TV. Kunda ibiganiro byacu komeze dukunda kandi mudushyigikira turabishima cyane. Nizere ko muza kwishimira iki gikorwa cya interview tugiye gukora kandi kiza cyane tunaryoherwa n'ikiganiro kabisa kandi murakoze. Yes, reka mbifurize ibihe byiza mwe mwese mukomeje gukurikira gahunda zose za The Mind TV show. Nkuko mubimenyereye ni channel igenda ibanyuzaho ibintu bigiye bitandukanye, haba filime ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Ahanini twibanda ku buzima bwa bamwe mu bakinyi bagaragara muri filime Urukundo Rudashoboka ndetse n'izindi filime zigiye zitandukanye, nibyo bazagenda babagezaho mu minsi iri imbere. Nkuko rero muri kubibona imbere yanjye hari umusore n'umukobwa barambaye neza cyane nkuko muri kubibona. Ariko mbere yuko dukomeza ikiganiro reka tubanze dusabe bari imbere yacu kugira ngo mubanze mubamenye nabo babibwire ubundi dukomeze n'ikiganiro. Twahera ku ruhande rw'ibumoso akatwibwira amazina ndetse n'ibyo yabakora muri rusange. Murakoze cyane. Amazina ni Kesi Mutoni. Nkaba nyine mu buzima busanzwe umukobwa ukunda gukora buri bintu bitandukanye harimo no gukina filime. Filime nyine nakazi nkunda cyane. Ndumva ari ibyo ngibyo muri make. So nitwa Yapani, mazina yanjye kuri social media munsi kundi ndi umunyamuryango kuri The Mind. Ibindi turaza kugenda turyoherwa nabyo ikiganiro. Tubwiye ko witwa Muyapani, undi atubwira ko asanzwe azwi ku izina rya Kesi. Ubundi muri rusange ndagira uduhereze ishusho. Kesi ni muntu ki? Ubundi Kesi wo muri filime atandukaniye hehe na Kesi wo hanze? Wenda amazina watubwiye kugira tumenye ngo Kesi wo muri filime ni muntu ki. Ese Kesi atandukaniye hehe na Fabiola twumva ba Rosine ndetse n'abandi? Ndagira udusobanurire uduhereze ishusho Kesi ni muntu ki undi kugira abantu tubyumve neza. Murakoze cyane ku kibazo cyiza umbajije. Kesi nyine ni umukobwa ukunda nyine ibintu akora. Ni umukobwa nyine ukunda ibintu bitandukanye kandi agakunda n'abantu. Hanyuma rero ahantu natandukaniye n'abo bantu ntabwo buriya nyine yego no bakora ibintu byiza kandi nta nubwo natandukana nabo cyane kubera ko nibo tugenda dufatiraho urugero rwiza. Ikintu wenda navuga ko dutandukaniyeho
ni uwo ndiwe njyewe uwo ndiwe nicyo kintu dutandukaniyeho, ariko mu bindi bintu bisanzwe ndumva nta kintu naba nkora kirenze cyangwa se wenda bo bakora kirenze, kuko ntekereza yuko kuba nyine barabaye bariya aba ari bo bakoze cyane. Nanjye noneho ikintu nyine numva nshaka gukora nyine urumva ni ugutera ikirenge mu cyawo, ikintu sinkeneye no gutandukana nabo cyane, ahubwo ikintu nandukaniye ni uko nifuza ko uwo ndi ubu ngubu nazakora cyane ejo cyangwa se ejo bundi nkaba ndi umuntu nyine urenze no kuwenda narenga n'aho bari. Ni uko ndimo kubyumva. ubundi mwambwiye ko mwese muri abakinnyi ba filime, ariko hari ikintu ndimo kwibaza. Ubundi muravukana cyangwa hari ukundi kuntu mwahuye? Ubundi mwahuye bigenze gute? Ese ubundi The Mind yashinzwe gute? Byanyuze mu zihe nzira? Ndagira mutubwire uburyo ki The Mind yavutsemo uyu munsi wa none abantu bakaba bazi The Mind TV show nka channel inyuzwaho ibikorwa bigiye bitandukanye. Ndagira muduhereze ishusho y'ukuntu ninde wazanye igitekerezo. Nzi ko nta kintu gipfa kwita kivugwaho n'abantu benshi, ahubwo hari umuntu uzana igitekerezo abandi bakagenda bagira ute bamwunganira. Ndagira mutubwire uburyo ki The Mind yavutsemo, mbese muduhereze nayo ishusho yayo kugira ngo dukomeze. The Mind ni ukuvuga ngo uburyo ki nayisobanuramo. The Mind ubundi ngiye nkunda kuvuga ko ari itsinda rigari cyangwa se umuryango mugari, kuko turi timu y'urubyiruko ariko timu ikundana, timu ishyigikirana, bisa amateka yayo ni maremare kandi ni meza. Mu buryo bw'incamake The Mind ese yavutse The Mind uno munsi ibikorwa byayo biri kwerekeza he? The Mind ni ukuvuga ngo tujya kwitekereza mugani nk'uko wari ubimbajije ngo ese buriya proje ijya gutangira hari umuntu washyizemo imbaraga, yaba ari umwe cyangwa babiri, abandi bakagenda baza bitewe n'ibikorwa muri gukora cyangwa no kuba bafite ubushake bwo kujya mukomezanye ibikorwa byanyu kandi muzagere kure. Uyu munsi wa none umuntu witwa Moses ni umuntu twatangiranye, dutangirana mu mbaraga nkeya ariko dukunze ibintu. Ubwo bivuze ngo Moses niwe wazanye igitekerezo? Moses yabaye nk'umuntu unyunganira, ko igitekerezo ninjye wakizanye ndanagipushinga cyane, ko numvaga ibintu mbikunze, nyamara kubikunda nkwiye gutangira uwo munsi wa none byibuze nkava mu rwego rwo kuba mbikunze, ahubwo noneho nkatangira igikorwa nkavuga ngo ncukuye hano umwobo ngiye guteramo urubuto, rwazera rutazera kubw'umugisha. Ubundi tuzi neza yuko iyo abantu bari muri bikorwa bimeze gutya, yes, kugira babashe kumvikana biragoye. No kubona aba bantu mwafatanya wa mushinga wateguye kugira ngo mujye mubahereza ibintu bashaka biragorana cyane. Ese nizihe mbaraga watakaje kugira ngo ubashe kubona itsinda uyoboye umunsi wa none ringana rupfucya? Nizihe mbaraga watakaje? Imbaraga zo zirahari, habe mu bushobozi, kuko uri kumva nimba narazanye igitekerezo ku bantu barebye video za mbere zo kuri The Mind TV, ntabwo turi team ingana gutya. Ninjye na Moses, ubwo buri kimwe cyose njye na Moses twari papa gatukimana, kubw'ubushobozi, kubw'imyandikire, kubwo gutekereza cyane ndetse no kwigomwa umwanya w'ibyo dukora kugira ngo na The Mind tuyihereze iki umurongo. Wenda reka mbaze Kesi, ubundi tuzi ko hari igihe ukunda ibintu ariko ababyeyi ntibabikunda. Mbese ibi bintu kugira uyu munsi wa none ube ubirimo, ababyeyi babyakiriye bate kugira ngo ubashe kubigeramo? Tuzi ko hari ababyeyi banga ko abana babo bajya mu bijyanye no gukina filime. Ho n'iki wakoresheje cyangwa se n'iki wakoze kugira ngo ababyeyi babashe kuguhereza ubwo burenganzira bwo gukina filime? Murakoze ku kibazo cyiza umbajije. Njyewe nyine ni ibintu nakunze kuva mu bwana bwanjye, ni ibintu nyine nakuze numva arizo nzozi zanjye, nakuze nyine nkunda ibintu nk'ibi ngibi bya filime, ariko nyine ubwo Imana ishimwe no kuwenda ku ntambwe majije kugeraho. Hanyuma nyine nkimara ubwa mbere njya kuri kamera ntabwo nigeze mbivuga,
ntabwo nigeze mbibabwira nyine kuko numvaga ari ibintu biteye ubwoba, ndavuga se nabwira umubyeyi ngo mpereza uruhushya ngo ngiye muri filime, ntabwo ari ibintu yahita yumva. Ni ibintu nyine nabanjije kubigira ibanga ndabihisha. Bwa mbere nyine nanatashye bwije barambaza byagenze gute, mbabwira ko ari akazi, ntabwo ari ibintu ari kuvuga. Ariko nyuma mama nyine ni umuntu w'inshuti yanjye cyane, ariko naramuganirije ndamubwira ati rero ibintu n'ibi nyine ndabikunda, nyine ni n'umuntu ukunda kunsapotinga, ntabwo ajya nenguha nyine ikintu cyose nshyizemo imbaraga, nyine narabizi ko nari umuntu ukunda gukora ibintu by'amanyanga, agerageza kunsapotinga nyine, arambwira nyine angira inama, arambwira uzabijyemo gutya na gutya, ntabwo yigize angora nyine, ndanamushimira cyane. Urakoze. Wenda tukiri aho ndagira mubazi uyu munsi wa none izina Kesi riramutse rizamutse rikagera ku rwego rw'igihugu, ukabona ubushobozi burenze ubwo utekereza uyu munsi wa none, mbese urugero ugeze ku nzozi zawe, ni iki wakora kugira ngo abandi bantu bakigireho umugisha? Urakoze cyane. Icyo kibazo nyine ni ikintu nyine nkunda no gutekerezaho cyane, ni ibintu nyine ahubwo wagira ngo urebye ibyo ntekereza, ndabikunze cyane. Ikintu nyine numva wenda ndamutse ndenze urwego ndiho nkagera nyine ku rugero rufite ubushobozi bwafasha abandi, ikintu mba numva nakora nyine nifuza ko ikintu nkunda cyane na mugenzi wanjye gikunda namuzamura kugira ngo nyine nawe kimuteze imbere. Nk'urugero hariho nk'abana nyine baba bafite impano ariko ntibagira ubushobozi bwo kuba nyine bazerekana, bidatewe nuko batabishoboye ahubwo kubera nyine ubushobozi bwabo ari bukeya ntibabishobore kuba babikora. Mba numva nyine nashinga nk'ikigo kizamura impano z'abana nabo bakagira icyo zabagezaho, nuko nyine mba numva ngiye nabigenza. Hari abantu babona ko bamaje kugera ku izina runaka, ku rwego runaka, ugasanga babandi bari hasi ntabwo babateza amatwi, ntibabitayeho. Mbese abantu bamera batyo ni iyihe nama wabagira kugira ngo abantu bari hano hasi nabo bagire umugisha wo kuba bagaragara nk'uko namwe mugaragara? Ni iki wagira inama ku bantu ahanini turibanda ku gitsina gore cyangwa se ku bakobwa usanga bamaje kuzamuka bakirengagiza imiryango, bakirengagiza abagenzi babo bakuranye? Mbese nawe ni iyihe nama wagira mbene nkawe? Inama nabagira nuko nyine bamanza bakamenya se ngiye kuba ngeze aha ngaha nibyo yabigizemo uruhare njye nyine. Ntekereza nyine ko nta muntu ubu ngubu navuga ngo yazamutse wenyine ku giti cye, bagiye bafite sapoti zo ku ruhande. None namara kubona yuko nawe kuba ari ahari atari we wabyitejemo uruhare cyangwa se atari we wabyishyizeho wenyine kugira ngo abageze aho ageze, nawe atekereze nyine kuba yafasha abandi. Kandi ntekereza yuko umuntu iyo agize neza baravuga ngo gira neza wigendere. Ushobora kuba wenda uri ku rwego uriho, sinabyo mbifuriza, ariko ni ibintu nyine bibaho. Wenda mbere yuko tugaruka kuri Muyapani, ndagira mwibariza akabazo k'amatsiko. Hirya no hino ku isi hari ubona umuntu cyane cyane ku mukobwa yarazamutse izina rye rikazamuka, ariko mu bantu bagufashije hari ukundi kuntu bamukoreshejemo, wenda ndabivuga mu buryo bweruye, ugasanga bibaye ngombwa ko utanga umubiri wawe kugira ngo bagufashe ugere aho ushaka. Ese nawe twizere ko haramutse habonetse sapoti nk'iyo ntabwo ibyo bintu bijyamo, cyangwa wakomeza ukaguma muri Kesi uyu munsi wa none buri cyane? Nyine ntekereza ko biriya bintu nyine byo kuba umuntu yagufasha kubera ko wamuhereje iyo ruswa, ni ruswa nyine gishingiye ku gitsina, ariko njya mbyumva. Ntekereza ko umuntu utekereza kugufasha biciye muri izo nzira nta rukundo bafite, nta n'uwo muntu nawe ukiye aba afite muri we, kubera ko ni ukuvuga ngo wenda urugero nje kugusaba nyine nk'ubufasha, mbere yo kugira ngo ubumereze uramanjira urambwira ngo tugire nyine ukuntu twigenza. Noneho se wenda urugero urabimereje kandi ni ibintu nyine ngiye nshaka yuko bizakomeza cyangwa bikaguka, ikintu nyine kizaguka. Ni ukuvuga ngo niba ubimfashije muri ako kanya kubera ko twagize ukuntu twigenza, ni ibintu uzajya buri munsi kandi wenda mu buzima busanzwe nzajya ngukenera, ni umunsi umwe wenda uzabinsaba mbyange, nimara kubyanga n'ahandi wumva ngo umuntu yazimye yagiye. Rero ntekerezaho kugira ngo utange iyo ruswa nyine ngo ukeneye gutera imbere, kora cyane usenge Imana ibigufashemo kugira ngo ugitere imbere biciye muri izo nzira. Mu ndangagaciro zacu icyo kintu tugifata nk'umuziro, nta n'umuntu dushobora kwemera kuza kwakitinga yidoroze
keka kandi wabonye ko turi abajene dukeye ibyo tujya tubikoresha arokoro wapi tu. Yes, n'uwaba abikoresha ku rundi rwego rwo hanze, ariko muri timu duhuje umurimo nabyo kintu kiturangwaho twebwe. Dutanga tuvuga yuko inyigisho natwe tugiye gutangira kuvuga ngo film yacu tugiye nko gukora uwo museti, hari akantu k'inama tumanza gukora muri twebwe kumva. Wenda turi kugana ku musozo, ndagira mumbwire ubundi The Mind TV show yego. Yes. Intego ifite ni iyihe kugira ngo abaduteze amatwi babyumve? Noneho ni iki mwasaba n'abaduteze amatwi kugira ngo hari icyo bakora kugira ngo babafashe? Ese iyo support mukeneye nk'iyihe kugira ngo abaduteze amatwi babyumve? Ni ukuvuga ngo support dukeneye mbere na mbere n'abana. Dukeneye abantu muri bwa buryo bwo gukenera abantu tubishaka mu bikorwa dukora umunsi ku wundi. Dushaka gutanga imbaraga zacu n'ubushobozi bwacu n'ubuhanga bwacu, ba bantu bakabona kuza. Ntabwo tubashaka gutyo gusa twiryame, turabashaka kubw'ibikorwa byacu turi kubaho umunsi ku wundi. Yes, niba mara kuza ba bantu kuri twebwe tuba twumva icyo kintu ko ni ikintu cy'ingenzi kuba ufite abantu uba ufite byose. Abantu baraza mu buhe buryo? Ari ukuza baje mu tsinda ryanyu cyangwa gukunda ibikorwa byacu? Yes, n'icyifuzo cyo kuba ushaka kuza kuri The Mind, amarembo arafunguye, nawe duheza gusa tugira indangagaciro timu yacu igenderaho. Uramanza ukabisaba nko kuri video zacu, urugero no kuri channel hariho ibituranga byinshi, sibyo? Ushobora kutwandikira haba kuri WhatsApp tukabyiga nka groupe, tukaba dushobora kukwakira cyangwa tukwakira. Yes, ubwo ni uburyo bubiri dukeneyemo abantu. Yes. Ndumva ibyo ari byiza cyane. Buriya dusoza ikiganiro, ndagira nibarize Kesi ijambo Kesi. Karame. Ko tuzi ko igitsina gore ngiye ndibanda ku gitsina gore cyane, kubera ko uyu munsi wa none hari abantu bumva ko umukobwa wagiye gukina filime imico mibi ubwo iba igiye kumufata. Ese wowe ayo magambo avuga ugasanga bamwe ntibabona abagabo ngo kubera ko wenda niba ukinye urugero ukinye filime uri umukobwa w'ishano, abantu bumva ko uri ishano koko. Yego. Ese ubona ku mico y'abakinyi bo mu Rwanda ni imico ubabonaho ku gitsina gore ahanini, sibyo? Noneho unatubwire ikintu ubabonaho, unatubwire n'ikintu cyakorwa kugira ngo industry ya film mu Rwanda ibashe gutera imbere. Ikintu mbonaho nyine nuko igice cya sinema aho kigeze nyine mbere ubundi byatangiye ureba nyine ari ibintu ku gitsina gore, usanga nyine ari ibintu by'igisebo. Ariko ubu ngubu aho bigeze ubu ndakeka nta muntu wabona umukobwa yakinnye filime ngo amubone mu yindi shusho. Ubu nyine natwe n'igitsina gore aho bigeze usigaye nyine ubona ko abenshi bisigaye ari n'akazi kuko biranabatunze. Hanyuma ikintu warumbajije uyu munsi wa none urabona aho industry ya filime ahigeze. Ese ni iki ku ruhande rwawe wasaba kugira ngo rwa rwego uyu munsi mu Rwanda turiho rubashe kuba rwazamuka rugere ku rundi rwego? Ikintu nasaba ni uko nyine bakomeza gutezanya imbere, bagakomeza gukundana, bagashobora nyine no gufata n'izindi mpano ziri hasi kugira ngo tuzakomeze tuzamurane, kuko nkeka nyine ko ubu ngubu abari mu gakino uyu munsi ejo nibo bazasaza. Hanyuma nyine ikintu cyatuma bizamuka nuko bakomeza izo mpano zabo kuzikundisha n'urubyiruko ruri hasi kugira ngo nyine bizakomeze ari ibintu byiza kandi ibintu bizamuye. Ntekereza nyine yuko nyine batera imbuto nyine mu bana bibakundishe kandi babumvishe ko ari ibintu byiza. Ni icyo numva nyine bakora. Mu Yapani ndagira utubwire nk'umukinnyi wa filime mu Rwanda cyangwa se ku isi ufatiraho nk'umuroro modo wawe. So njyewe role model sinzi nimba hari abantu bakunda kureba
movie zo muri Ghana. Nkunda kureba movie cyane zo muri Ghana. Hari umupeti turi mu rungano mbona ari we cyane nyapurishinga bitwa Mr. Freddy. Okay, yes. Umbwire muri The Mind TV show hari ibibazo bibaho ugasanga habonetse amafaranga, ibi bintu bitangiye kuba byahinduka hakazamo imyijyane cyane. Ndagira utubwire ese uyu munsi wa none na mpinduka zigenda zigaragara aho mugiye muragera, n'abantu ubona ejo cyangwa se ejo bundi bishobora kuba byahinduka hejuru yuko hari ikindi kintu cyahindutse? Ese ni iki muteganya kuba mwakora kugira ngo mukomeze mube itsinda rihamye? Ukuvuga ngo gukomeza kugira itsinda rihamye kandi twishimira hatavuyemo umwe uryana n'undi, ko biriya bintu bisenya timu, sibyo? Kandi timu aba ari urugamba tu, kuko ni ukuvuga ngo n'abantu bari hejuru y'umwe cyangwa batatu kandi buri wese bafite ibitekerezo bye, sibyo? Ariko nituvuga ngo tugiye muri timu twese duhuza bya bitekerezo, noneho cya kintu kizadufasha kubakika tukagera ku rwego rwiza kandi twishimira hatavuyemo kwa kuryana ngo dutangire dutatane umwe acari yo ndacari kubwo kutumvikana. Twebwe icyo twagikemeye dufite umuntu dufasha muri ubwo buryo, sibyo? Ukontorora ibyo byose kugira ngo twebwe ubwacu noneho dushyira imbere ibikorwa byo wamwiryane we awubona mbere yuko twebwe ibyo bigomba kuba. Yes. Umwe ubandikira cyangwa mufatanyiriza hamwe nk'itsinda nk'uko mu bisanzwe mu gutsinda? Mbere na mbere yo kwandika movie zacu tumanza kubiganiraho nka timu, kumva tukamanza guhuza igitekerezo, ese n'iki turi kubona twakurikizaho, n'iki twakora, hanyuma tugafata wa muntu umwe ko naguriya yakandika nura ngo yandike. Twaba tugiye kuvangavanga kandi ibyo ni ibintu byakora umuntu umwe. Ahubwo mbere yuko ibyo bintu bikorwa n'umuntu umwe tumanza kuzana igitekerezo cyacu, buri muntu mwabe bya bitekerezo hakavamo igikorwa kimwe tugakora filime. Mu Rwanda hari amatsinda menshi akina filime, ese ni nk'irihe tsinda muvuga muti nyamara riratsinda nibyo tugenderaho cyangwa se dufatiraho nk'intangarugero kugira ngo dukomeze ibyo dukora? So buriya rero guca kure no kujya kure cyane, buri iki kuri mu mutima ngo uragitangaza. Wenda amaseti menshi nagiye ngeraho, kumva n'aba acteurs mbona twahuye gutya live. Buriya timu yitwa Irebero, sinzi ku bantu bayizi, Irebero TV Musanze, ntabwo ikima courage, ntabwo wenda ari ukwenda barinze abandi cyangwa bazi kwactinga kurenza abandi, ahubwo ukuntu umubano muri timu yabo cyangwa iyo umuntu arebye video yabo ugira ngo nibisekuru, ukabona mu mwana ukagira ngo yakinnye. Iyo ubarebye mu isura ushobora kugira ngo umwe ni mushiki wundi, undi ni musaza wundi, undi ni papa wundi, nyamara wajya kumenya amakuru ugasanga buri muntu wese afite nta hantu ahuriye n'isano na mugenzi we. Ako kantu mu mutima wanjye numva na The Mind ari uko yakubakika. Kesi uyu munsi wa none uravutse ubonye ko The Mind TV show igeze ku rwego rw'Irebero TV, ariko namukareka kagera ku rwego rwa The Mind TV show, ibyo bintu wabyakira? Ndikumva nyine byaba ari nk'inzozi, nta nubwo ntekereza nyine ko byabaho, ntabwo ntekereza nyine, nta nubwo nabitekereza kuko ntabwo nifuza ko Irebero yamanuka The Mind izamuke, ahubwo nakifuza nyine kubona twese twazamutse. Ndikumva rero nabitekereza. Yes, kamashimire cyane rero mwese mwaduteze amatwi, nshimire n'itsinda ryamfashe kugira ngo iki kiganiro kibagereho neza cyane. Kuri mikoro na Tuyisenge Ezekiel, mbibutsa ko mushobora gukurikira ibi biganiro ku mbuga zigiye zitandukanye. Wajya kuri channel ya YouTube ukandikamo The Mind TV show ukabasha gukurikira video zigiye zitandukanye, ugakurikira n'ibikorwa bigiye bitandukanye bica kuri iyo channel. Kanamwe mbashimire kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. Yes. Ndabashimiye cyane, Imana ibamere umugisha. Murakoze cyane. Nta byiza kandi murakoze.